Ese wigeze wibaza impamvu abantu benshi batangira business bafite ibitekerezo byiza, igishoro gihagije, ahantu heza ho gukorera, ariko nyuma y'amezi make bakisanga barahombye? Ese koko business niyo abifite? Cyangwa hari ibintu tutaramenya bituma 90% za business zikorwa zibura n'igihombo? Murakaza neza kuri Unguka Bumenyi Post. Yewe mwumva ni Emi Fierté, yicano ikaba igufasha gutekereza neza, gufata ibyemezo no gutera intambwe ugahindura ubuzima. Niba uri umuntu wifuza gutangira business cyangwa waratangiye ariko bikaba bitagenda uko wabyifuzaga, iyi video ni yawe 100%. Ikibazo gihari gikomeye nuko abantu benshi bareba video zanjye ntibakanda subscribe kuri iyi channel. Niba rero uri muri abo, fata isegonda rimwe ukande subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro Unguka Bumenyi Post uploadinze, kuko ibiganiro byiza nk'ibi ntawe uba utabikeneye, natwe urabuzamuye channel yacu. Niyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro dukoze uzajye ubibona mu bambere, kandi unadukorere share ukande like, ugere muri comment uduhe igitekerezo kugira ngo umenye video twabakorera dukurikije ibyifuzo byanyu. Abantu benshi batekereza ko business ihomba kubera amahirwe make, igihugu kidatanga amahirwe angana, isoko rito, imisoro iri hejuru, cyangwa kubura amahirwe nk'uko twabivuze. Ariko kuri nuko business nyinshi zihomba atari uko igitekerezo cyaba ari kibi, zihomba atari uko igishoro cyari gito. Reka tuganire ku mpamvu nyamukuru business nyinshi zipfa. Utangiza business utazi isoko, nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma uhomba. Abantu benshi batangira business bavuga bati ndabona ikintu gikunzwe, reka nanjye ngitangire, ariko ntibibaze bati ni bande bazagura, kubera iki bagura, bazagura ryari, kuki bazagura kuri nge ntibagura ahandi. Iyo utangiye business utazi isoko, uba uri nko gufungura iduka mu ishyamba wizera ko abantu bazaza kuva gusangayo. Icya kabiri, gutangira business ugende ku marangamutima aho kugendera ku mibare. Abenshi batangira business bavuga bati ndumva iyi business izagenda, ariko business ntiyubakwa nuko byumva, ahubwo yubakwa ku mibare, igenamigambi n'inyigo y'isoko. Rero iyo utazayo winjiza, utazayo usohora, ngo ushobore kubona ayasigaye, uri gukora business mwijima. Icya gatatu ni ukuvanga amafaranga ya business n'ay'umuntu ku giti cye. Iyo ufashe amafaranga ya business ukayavanga n'ayawe, ibyo byica business nyinshi kurusha izindi. Umuntu akabona amafaranga ya business akavuga ati reka nyagura inkweto, reka nishyure telefone, nsohokana n'inshuti, agakora business muri ya mafaranga agakemura n'utundi akeneye mu mafaranga ya business. Nta buryo business yakora ngo igere kure igihe uyifata nk'igukemurira ibibazo byawe bwite. Business igomba kugira amafaranga yayo, nawe ukagira yawe yo gukemura ibibazo byawe. Ikintu cya kane, kugira impatience cyangwa se kutihanganira gutegereza cyangwa gushaka inyungu vuba cyane. Abenshi batangira business bashaka kuba bakire mu mezi abiri, kugura moto, kugura imodoka, kugura inzu, kubaka ibintu bikomeye, ariko bitaba bakavuga bati business ntigenda neza, bagatangira gucika intege. Nyamara business ni urugendo, si umukino w'amahirwe, si betting ukina uyu munsi watsinda ejo ugahita ubona inyungu. Cya gatanu ni ukwigana business z'abandi utazi impamvu zagize success cyangwa se zageze kure. Ubona undagurisha inkweto nawe ugahita ufungura shop y'inkweto, cyangwa kubona umuntu afungura salo nawe ugahita ufungura salo, ariko ntiwibaze uti yatangiye ate, yari afite iki, abakiriya be bari bande, ni iki kimuha itandukaniro n'abandi bacuruzi. Iyo wiganye gusa utabanje kwiga ngo ukore business plan, uba uri gukora kopi idafite garanti. Icya gatandatu ni ukutiga abakiriya cyangwa se customer survey. Business nyinshi zihomba kubera kubura customer survey. Business zose zibaho kubera umukiriya. Niba utazi rero umukiriya ngo umenye icyo umukiriya ashaka, icyo atishimira, donc ikintu abakiriya baza bakeneye iwawe, igituma ahitamo undi akagusiga, icyatuma ubagumana. Iyo utize ibyo ngibyo, uba uri gukora business igenewe wowe wenyine, uba witaye ku bakiriya kandi ari bo washingiye business. Icya karindwi gituma business ihomba ni ukutagira icyerekezo. Abenshi baravuga bati nafunguye business ngo ndebe uko bigenda, ndi kugerageza. Ibyo byica business. Business ikenera icyerekezo. Avuga uti
mu kwezi kumwe nzaba ndifuza kugera aha, mu mezi 6, mu mwaka se cyangwa mu myaka 3 cyangwa se mu gihe runaka uba wihaye. Ikindi kintu cyica business ni ukudafata business nk'akazi ka nyako. Abenshi baravuga bati ndagerageza business, ariko buriya business ntabwo ari ukugerageza, ni inshingano. Iyo wayitangiye uba wacuriye wagiyemo. Iyo utayifata nk'akazi kawe ka mbere, nayo ntizigera igufata nk'umuntu wayo ikeneye. Reka turebere hamwe rero ibintu 10 umuntu utangiye business agomba gukora kugira ngo atagwa mu gihombo. Ikintu cya mbere, tangira business uzi impamvu yitangiye. Wibaza uti ndi kuyitangiza kubera ko nkeneye amafaranga gusa, cyangwa se mfite ikibazo nshaka gukemura? Business nziza itangirira ku kibazo igakurikirwa n'igisubizo. Iyo utazi ikibazo uri gukemura, ntuzamenya n'uwagombye kugura serivisi yawe. Ikintu cya kabiri ugomba gukora niba utangiye business, tangira business nto uyagure gake gake. Ikosa rikomeye abantu bagira ni ukuvuga uti reka ntangire ku rwego rwo hejuru, kandi ufite ubushobozi bukeya ugashaka gukora business ifite ubushobozi burenze ubwawe. Ni ukuvuga uti reka ntangire business ku rwego rwanjye, hanyuma utangire gake gake. Tangira business nto, reba uko isoko rihagaze, wiga abakiriya, ukosora amakosa, wige no kuyakosora. Niba hari amakosa wakoze, wige uko uzajya uyakosora, hanyuma utangire wagure business yawe. Business ikura neza iyo ukoze buhoro buhoro, nyuma ikagenda ikomera. Icya gatatu ugomba gukora, tandukanya amafaranga ya business n'ayawe. Niba ufite amafaranga wageneye business, ukavuga ngo ngiye gutangira business nini, shyira andi mafaranga ku ruhande, uzajya unywa icyo cyayi, uzajya ugura imyambaro, uzajya uhaha mu rugo, uyatandukanye n'aya business. Fungura agakarine cyangwa application cyangwa konti nto, wandike ayo business yinjije, wandike n'ayasohotse. Naho niba utazi aho amafaranga yawe ajya, business yawe irimo gupfa bucece. Ikintu cya kane ugomba gukora ni ukumenya neza ikiguzi cya buri kintu ugurisha. Wibaza uti kigura ngahe na kirango ya ngahe, inyungu iri hehe? Business nyinshi zihomba kubera abantu bagurisha batazi niba bari mu nyungu cyangwa bari mu gihombo. Ikintu cya gatanu ugomba gukora, iga kuvugana n'abakiriya. Umukiriya si umwanzi, si n'umwami nk'uko bamwe babivuga. Ni umuntu ufite ikibazo ushaka igisubizo iwawe. Muganirize, umubaze icyo ashaka, umwumve, umumenye ibyo akunengaho, umwereke kumwitayeho. Aho niho business ikurira ikagira imbaraga. Ikintu cya gatandatu ugomba gukora, wige gucunga igihe. Niba ufite business, ntufungure igihe ushakiye, ntufunge igihe ushakiye, ahubwo hora ufunguye. Business ikenera discipline. Ese ujye ubona ukuntu abantu bafite akazi, bafite aho bakorera, bagomba gukora kuri pressure. Abantu benshi bakora kuri pressure, bagataha ku masaha yagenwe, ku buryo nta saha n'imwe bapfusha ubusa. Business yawe rero ukeneye kuyitaho birenze uko nguko. Ikintu cya karindwi ugomba gukora, niba ushaka gutsinda muri business cyangwa kugira success muri business yawe, soma ibitabo kuri internet, urebe ibyo abandi bavuze ku bijyanye na business ushaka gukora, reba video zivuga ibijyanye na business yawe, wumve ibitekerezo by'abandi, kora business utagendeye ku marangamutima yawe, ukora ubushakashatsi, ujye mu nama zivuga ibijyanye na business wifuza gukora. Business idafite ubumenyi ipfa buhoro buhoro, bikarangira ipfuye burundu. Ikintu cya munani ugomba gukora ni ikihe? Ibyo ukeneye gukora bizagenda neza buri munsi. Niyo mpamvu gira umuco wo kwihangana. Hari iminsi yo guhomba, hari iminsi yo kubura abakiriya, hari iminsi yo gucika intege, ariko wihangana niwe utsinda. Ikintu cya 9 ugomba gukora, menya aho ushaka kugera. Wandike, uvuga uti mu mezi 6 ndateganya kuba mfite ibi, mu mwaka umwe cyangwa mu myaka 3 ndateganya kuzaba ngeza. Business itagira icyerekezo ijya umuyaga uyijyanye, kandi ibintu bitwarwa n'umuyaga namwe murumva ibyabyo. Reka turebe noneho uko wakwiga isoko n'abakiriya, icyo bita market research yoroshye. Abantu batekereza ko kwiga isoko bisaba amafaranga menshi, amashuri menshi n'ubumenyi buhambaye. Oya, ahubwo icya mbere bisaba kuba ufite amaso areba, kuba ufite amatwi yumva n'ubushake bwo kwiga. Rero ganira n'abantu, ubabaza ibyo bakeneye, aho bifuza kugurira, umenye ibyo badakunda, umenye ibyo bakunda. Ibi biguha amakuru atari mu bitabo, ahubwo kuba waganiriye na ba nyir'ubwite. Icya kabiri, reba mu muhanganye, urebe abantu bakora business nk'iyawe, urebe ibyo bakora neza, urebe ibyo bakora nabi, urebe uko abakiriya babo uko babakira,
ntubigane gusa ahubwo ubigireho. Icya gatatu, tangira ugerageze, shyira ku isoko uduproduit dukeya, serivisi ntoya, urebe uko abantu babyakira, kuko isoko niryo mwarimu mwiza. Ikintu cya kane, wumve feedback iva mu bakiriya. Niba umukiriya akunenze, ntukarakare ngo wumve ko ari kugutuka, wumve ko ahubwo ari kukwigisha. Icya gatanu, reba imyitwarire y'abakiriya, umenye ngo baza ryari iyo baje kugura, ese baza bashaka iki, ese ni ryari bagaruka. Ibyo byose numenya imyitwarire y'abakiriya bawe, icyo gihe bizaguha direction cyangwa icyerekezo cy'aho waganisha business yawe. Muri iki kiganiro rero tugiye kureba inama 10 zikomeye ku bantu bategura gutangira business mu gihe kiri imbere. Niba ugeze kuri uyu munota ukiri kumva iki kiganiro, bivuze ko utari umuntu usanzwe, ahubwo ukeneye gutera imbere muri business cyangwa se nawe ushaka gukora business. Umuntu witeguye guhindura imitekerereze yawe, kuko abantu batsinda muri business sabazi byinshi gusa, ni abafata icyemezo cyo kubishyira mu bikorwa. Rero reka turebe izi nama 10 zikomeye ku bantu bategura gutangira business mu bihe biri imbere. Icya mbere, ntutegereze igihe, ahubwo niba utekereje igihe utekereze ko kizaba ari cyiza, ahubwo tangirana n'igihe ufite. Tangirana n'igihe ufite, kuko abantu benshi baravuga bati ntegereje igihe nzabonera amafaranga menshi yo gutangiza, nzategereza mbona amahirwe. Ariko ukuri nuko igihe cyiza ntikibaho, ni wowe ugishyiraho ukakigena, naho ubundi iminsi irasa kandi inganya agaciro. Tangirana n'igihe ufite, aho uri nukomeza. Icya kabiri, utangire business ngo wigane abandi, ahubwo tangira ukurikije ubushobozi ufite wowe ubwawe. Wibaza uti ndi muntu ki, nkunda iki, nshoboye iki. Business yawe igomba kugendana n'imiterere yawe, si ya bagenzi bawe. Icya gatatu, igakwakira gutsindwa nk'ishuri. Guhomba si iherezo rya business yawe, ahubwo ni isomo rigufasha gucunga business, kuko uba wamenye aho bipfira. Uwatsinzwe akigira ku ikosa rye, aba ari gutegura gutsinda ejo. Abakire benshi bazwi bagiye bakora amakosa mu ntangiriro, ababera isomo bituma bashobora kumenya aho business zabo zipfira. Rero iyo utekereje ku nyungu gusa urahomba. Biba byiza niyo utekereje ku bihombo, ukamenya ngo ibihombo bituruka hehe, amakosa muri business aturuka he, ubundi ukayirinda hakiri kare. Icya gatanu, shaka mentor cyangwa se wowe wafatiraho urugero. Ugende wenyine, ahubwo ushaka umuntu umenyereye business, umuntu wagize aho agera, hanyuma noneho akugira inama. Igihe ugize uwo wigiraho, ugabanya imyaka yo kwiga mu makosa. Ikintu cya 8 ugomba gukora, iga kwakira impinduka. Isoko rirahinduka, abantu barahinduka, n'isi irahinduka. Rero wanga guhinduka apfana na business. Ikindi kintu ugomba gukora, gira umuco wo kuzigama no kongera gushora. Ntukarye inyungu zawe zose, zimwe uzibike, izindi wongere uzishore muri business. Aho niho gukora kwa business kwa nyako guhera. Ikintu cya nyuma ni ukumenya ko business yawe ari umurage. Ntuyifate nk'akazi gusa, ahubwo fata business yawe nk'icyo uzasigira abandi bagukomokaho. Iyo uyifashe utyo rero uyitaho birenze uko watekerezaga. Niba wumvise ibi byose ukabona ntacyo biguhinduriye, bivuze ko utari witegura. Ariko niba hari ijambo wumvise muri iyi video ryagusigiye igitekerezo gishya, menya ko ejo hazaza hawe hatangiye guhinduka. Business si amahirwe, ahubwo business ni icyemezo uba ugomba gufata. Ni discipline, ni ukwihangana no kwiga buri munsi. Ntureba aho uri uyu munsi, reba aho ushaka kugera. Ureba ibyo ufite uyu munsi, ahubwo reba icyo ushobora kuba mu minsi iri imbere n'ibyo wifuza kugira. Ntureba amakosa wakoze, ahubwo reba amasomo wayavanyemo. Niba wifuza ko ubuzima bwawe buhinduka, iyi video ukaba wumva ari ikigufashije, tubwire muri comment. Niba wifuza ko iyi channel ikomeza kugufasha gutekereza neza no kubaka ejo hazaza hawe, kanda subscribe, ukande like, kugira ngo buri video nshya unguka ubumenyi post ya uploadinze ujye uyibona mu bambere. Iyi ni unguka ubumenyi post, aho abatekereza batandukanye bahurira bakubaka ejo hazaza hatandukanye. Duhure muri video z'ubutaha. Ja bless.